Bakunzi ba Africa TV twongeye kubasuhuza tunatumira abakomeje kudukurikira tuvuga ngo ni karibu. Africa TV rero ni urubuga mu by'ukuri ruri aha ngaha kugira ngo rujye rubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'ubukungu, ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro by'umuco, ibiganiro bya politike ndetse n'ubusesenguzi butandukanye. Turi kumwe n'umutumire wacu rero, reka tumusuhuze. Uraho neza? Muraho neza, murakomeye. Amahoro amahoro. Amahoro y'Imana. Mwakoze rero kuza ku gitangazamakuru cyacu, tutewe ishema no kuba tubashije kubabona aha ngaha. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Ivan Entertainment kuri social media. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Yves. Yves rero urakoze kuba waremeye ko tugutumira ukaza aha ngaha. Umunsi rero tugiye kuganira ku kiganiro kijyanye na politike mpuzamahanga. Mu by'ukuri dukunze kuganira mu buryo butandukanye, ariko turi buze kugenda tunareba mu rwego rwa Afurika, turebe ku rwego mpuzamahanga, turebe bimeze bite. Icyo dushaka kuvuga, turashaka kuvuga ngo ni Amerika tugiye kuganiraho. Iyo tuvuze Amerika ubundi abantu batangira kumva ko ari igihugu cy'igihangange, abantu bagatangira kumva ko Amerika ari igihugu gikomeye cyane, kuko kandi n'impatse ibihugu twarabibonye. Ejo bundi byiheruka gukora muri Venezuela, twarabibonye ibyo yakoze muri Libya, twarabibonye ibyo yakoze muri Syria n'ahandi hatandukanye. Ndetse mu by'ukuri iyo ugiye kureba usanga hari n'ahandi hantu henshi cyane Amerika, hari n'aho yagiye feringa, ariko ahenshi ubona ko iyo babiteguye neza babigeraho. Noneho kuvuga ngo Amerika n'impatse ibihugu ni igihugu cy'igihangange. Ubundi igihugu kiba igihangange byagenze bite? Igihugu kiba igihangange, bimwe mu bigira igihangange igihugu ni uko ubwacyo kiba gihagije. Ikindi cya kabiri, ubushobozi, yaba ari ubushobozi mu bijyanye n'ubukungu, umutekano ndetse no mu zindi nkingi zose zijyana n'iterambere n'imibereho myiza y'abagituye. Urumva harimo ubukungu, umutekano, imibereho myiza y'abatuye icyo gihugu. Ibyo byose iyo bihurijwe hamwe rero kikaba kihagije icyo gihugu, bituma kiba igihangange. Kuko niba gihagije mu buryo bw'umutekano ntigiterwa. Gishobora gutera ariko ntigiterwa. Niho bavuga ngo igihugu ni igihangange, kuko nta bundi bufasha gikenera. Bakavuga ubukungu, twabonaga mu minsi yashize Amerika yohereza amadolari cyangwa se financial support mu bihugu bikiyubaka. Yego. Ariko uyu munsi perezida wa Amerika yarahagaritse izo support zoherezwaga hanze. None iyo urebye guhagarika ariya madolari yajyaga mu bihugu bikiyubaka, agashyiraho ya sirogo ivuga ngo American First, ibyo bintu bwabyo iyo ubyitegereje ubona bizagarurira Amerika ubuhangange. Ese ntago yaba ari indi turufu wenda ya biriya bihugu bikomeye yo kugira ngo n'ubundi bya bihugu, ariko nanone wajya kure ugasanga n'izo mfashanyo nubwo zazaga, uribaza ngo ubundi zarazaga zigakora iki? Byo ubitekerezaho iki? Ni ukuvuga ngo iyo igihugu gihagaritse inkunga ku kindi gihugu, rimwe na rimwe cya gihugu gihagarikiwe inkunga gikoresha izindi mbaraga, gikenera kongera kureba kurusha uko cyarebaga, gitangira gukora kurusha uko cyakoraga. Ni ukuvuga ngo cyo noneho kigiye kwishakamo imbaraga. Kuri Amerika rero kuba cyarahagaritse inkunga cyageneraga bimwe mu bihugu bya Afurika, byatumye Afurika nayo ishobora kuba yavuga ngo yigire. Igihe cyari iki rero cyo kuba cyahagarika inkunga, cyahaga Afurika, kuko Afurika bibaza ngo
kubera iki mundi Afurika igenerwa izo nkunga kandi Afurika mu byo ifite ubwayo yakwikuramo ubwo bushobozi. Dufite ayo mabuye y'agaciro, dufite ibyo birombe dushobora gucukuramo peteroli, kandi Amerika iza ikabona muri Afurika. Sinibaza ko rero cyari igihe cyo kuvuga ngo dukomeze tubone izo nkunga dukura kuri Amerika, dukure ku bihugu biriya bihugu bijya bifasha ibihugu bya Afurika, ahubwo Afurika ni igihe cyo kugira ngo yishakemo ibyo bisubizo. Noneho kuri Amerika ni cyo gihe cyo kugira ngo yo igaragaze yuko ubukungu bwayo ikomeze buba ari bwa bukungu butajegajega. Byo noneho ishaka uburyo bwo kubikoramo za nkunga cyangwa ibyo yagenaga, iburyo noneho ibikore nka business, gukorane nka business. Niba ari igihugu cya Afurika igiye gukorana nacyo, ibikore nka business. Noneho cya gihugu cya Amerika ikore noneho yisumbure, yidaboringe mu bukungu. Ubukungu bwayo bweye kugira gute gusigara inyuma, ahubwo cya gihugu gikomeze kuba ku mwanya wa mbere. Urumva ibyo byasohoraga mu nkunga zabaga ari nyinshi kurusha ibyo cyinjizaga. Noneho Trump we arareba ngo ni gute ngewe ubwanjye nabikora nka business. Rero n'umu businessman aratekereza akavuga ngo ni gute ahubwo igihugu cyanjye cya Amerika cyakongera kwisubiza wa mwanya wa mbere, cyangwa cyo kuvuga ngo nta kindi gihugu gishobora guhangana nanjye. Rero ibyo bifasha cya gihugu gukomeza kuba igihanganje, kubera ko ntago gisohora ahubwo kirinjiza. Urakoze. Duherutse kubona mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiriraho ibihugu byo muri Afurika ndetse no ku yindi migabane bimwe na bimwe ibihano bikomeye cyane, naho bavuga ngo kugira ngo umuntu yinjire muri Amerika ngo agomba kujya atanga ingwate y'amadolari ibihumbi 15. Yego, ubwo ni miliyoni hafi 20. Ese biriya bintu birakwiriye? Biriya bintu kuko byari bigeze ku rwego rwo hejuru cyane. Urebye kuri side ya Amerika byari bikwiriye. Kuko dufite abanyafurika benshi bajya banga gukorera muri Afurika, ahubwo bakajya kugira gute kwirukanka bajya kubunga ku mugabane wa Amerika. Ibyo bigatuma habamo movement ya muvoma ikagenda ikangiriza, hari ibyo yangiriza. Kugira muri Amerika nta nuze nta bushobozi ufite, ntacyo ugiye gukorayo, nta ugiye kuba nk'impunzi. Urumva ugiye gutuma cya gihugu cya Amerika kijya hasi. Ariko na hahandi wanyu hari suruse y'ibyo wakagombye kuba wakora, utumye utabikorayo, ahubwo ujya kugira gute kubikorera ubyinjiriza Amerika. Ariko hari ifaranga riremereye, hari idolari. Kuba ifaranga riremereye byaturutse ku mikorere y'icyo gihugu. Natwe tuje tugashyira hamwe abanyafurika tukumva ko Afurika ari iyacu, ntabwo ifaranga ryacu ryazagira agaciro nkuko tuba twifuza panafricanisme. Tuba twifuza yuko ifaranga rigomba kuba rimwe, igihugu cya Afurika kiba kigizwe n'ifaranga rimwe, imikorere imwe, ubukungu bumwe, byose tubihuje nkuko n'ubundi turi abanyafurika. Rero turamutse dukoresheje izo mbaraga zo kugira ngo Afurika yacu yunge ubumwe, ibikorwa byacu bibe bimwe, n'ifaranga ribe bimwe, Amerika mwirirwa mwirukankiraho ntago yazaruta Afurika. Afurika ni umugabane w'umugisha, kuko n'abanyamerika nabo barabibona. Kuko no kugaruka no gushaka ko ishaka isoko muri Afurika, nuko Amerika ibona ko Afurika hari ibyo ifite Amerika idafite.
bishatse ko twebwe ubwacu abanyafurika turi isoko ry'ubutunzi, kandi ubutunzi karemano buri natire, twebwe ubwacu dushobora kuba twabyaza umusaruro kurusha. Urakoze. Dufite ibintu byinshi muri Afurika, abakunzi ba Africa TV bitukunda kubigarukaho. Muri Afurika hari ibintu byinshi ahubwo bikwiye kuzamurwa bigashyirwa ku rwego rumwe, bikabyazwa n'umusaruro kandi abantu bagakunda n'uyu mugabane. None kanigarukire rero, navuze ko turi buze kuza kudoma kuri politike mpuzamahanga. Iyo turebye mu minsi yashize twabonye hari abaperezida bamwe na bamwe, nka perezida Donald Trump yagabye igitero muri Venezuela, perezida waho baramuvana ku butegetsi baranamujyana muri Amerika. Noneho abaperezida bamwe na bamwe bagiye bavuga batari ko ibintu bikozwe bigomba kuba isomo. Tubona nka perezida Museveni wa Uganda, hari ikintu yigeze kuvuga mu minsi yashize, yaravuze ati ibintu bigomba kuba isomo. Ngo perezida Museveni, ni inkuru twasomye ku Gihe, aravuga ngo perezida Museveni yashimiye Donald Trump kuri politiki ye yo gukomanyiriza ibihugu birimo ibya Afurika, kurwanya abimukira no guhagarika inkunga, avuga ko bikwiye kuba isomo rikomeye ku banyafurika bakishingikiriza ku bufasha bw'amahanga. Iyo ni inkuru dusanga ku Gihe ariko yavuzwe na perezida Museveni. None nagira ngo rero tuganire kuri ibi bintu bibiri tugera no ku musozo. Yarongera anavuga ati abanyamerika biriya byabaye muri Venezuela ni uko ari mu kirere. Ati Amerika mu kirere irakomeye, ariko izaze hano muri Uganda ku butaka irebe ibyo tuyikorera. Twebwe twayiha isomo itazigera ibona ahandi. Bivuze ngo ni iki cyakorwa kugira ngo ibihugu byo muri Afurika mu by'ukuri nabyo byumve yuko bifite igitinyiro imbere ya mpatsi ibihugu? Ni iki ibihugu byo muri Afurika byakora kugira ngo bigaragaze ubushobozi bwo kuba byahangana na biriya ibintu byabaye muri Venezuela muri Afurika ntibibe byahaba? Mbere no kumva ko ari abanyafurika badakwiye gutega amaboko ku mahanga. Izo nkunga z'amahanga nk'uko Museveni avuga zigahagarara, kuko iyo ugiye kureba ubukungu bwa Afurika, ibyo byose tubishatse mu bukungu bwa Afurika twabibona, kuko twagiriwe Imana yuko tubona Afurika itoshye. Afurika ni ya Afurika tubonaho y'amabuye y'agaciro atuma n'iyo Amerika igera kuri level tuyibonaho. Ni ya Amerika ikenera byinshi kuri Afurika yacu. Rero ni ahacu nk'abanyafurika ko kumva ko ubwacu dukwiye gushyiraho structure z'ubuyobozi bwacu, tudatekereze masi ibihugu, ndetse n'ibyo dufite, ubwo bukungu dufite tukabubyaza umusaruro tutaryanyemo. Nihabamo imiryanire kuryana hagati y'ibihugu bya Afurika, tuzaba turi guha icyuho biriya bihugu bindi byo mu burengerazuba bwa Afurika. Ariko nitushyira hamwe nk'ibihugu bya Afurika, ibyo bikoresho biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bifite, natwe tuzabigeraho. Kuko wenda tutabijimije, ubukungu dufite munsi y'ubutaka bwaduha biriya bikoresho byose tubona. Abaturage Afurika ifite bakora byinshi biruta iby'abanyaburayi bakora, kubera ko dufite urubyiruko rwinshi Afurika. Niwo mugabane ufite urubyiruko runini, rwinshi, umubare w'urubyiruko munini rudakunda Afurika. Ariko ikibazo ni kimwe, ni ukudakunda Afurika nk'uko bivuze. Turamutse dukunda Afurika, uwo mubare munini tubona w'uyu mugabane ugizwe n'abantu n'urubyiruko rwinshi, ruramutse rukunda Afurika,
rukaza rugakura amaboko mu mufuka, rudateze amaboko kuri matse ibihugu. Twakora byinshi, twagera kure, kandi turafite ubushobozi dufite, yaba ari mu munsi y'ubutaka, yaba ari ku bwa butaka bwera cyane, kuko dufite ubutaka bwera, dufite igihe kinini cyo guhinga, kuko urabizi ko bajya bagira igihe cy'urubura, urubura rukabataka. Muri kiriya gihe twebwe tuba turi guhinga, muri kiriya gihe ayo mabuye y'agaciro tuba tukiri kuyabona, turi kugera gute. Muri cya gihe bo bafata igihe cyo kuruhuka kubera urwo rubura rwabangirije bitewe n'ikirere, twebwe tuba turi gukora. Ahubwo ni ahacu ho kugira ngo tujye guhaha ubumenyi muri ibyo bihugu, ariko ntitwibagirwe ko Afurika ariwo mugabane wacu, Afurika ariyo dukwiye guturamo, Afurika tugomba kuyigira nziza, kuko turi urubyiruko rwa Afurika. Twe gusuzugurirwa i Burayi, ahubwo twebwe tuze tugire Afurika nziza, nabo bajye bagira gute, bava muri bya bihugu byabo baze basange Afurika kandi bayisange imeze neza. Abakunzi ba Africa TV rero, twongeye kubashimira tuvuga ngo mu by'ukuri ibi biganiro byacu ni ibiganiro by'akagaruka, ni ibiganiro tuba twifuza ko mu by'ukuri bigera ku bantu benshi. Ndagira ngo rero mbashimira n'umutumirwa wacu, dukomeze gukunda umugabane wacu wa Afurika, dukomeze kumva ko Afurika ari iyacu kandi ari umugabane ugomba gutera imbere. Byo kuvuga ngo abantu barajya gushakira amahirwe iriya, ahubwo Abanyafurika dutangire duhumuke, twumve ko tugomba gukorera Afurika, tugakorera Abanyafurika, kugira ngo Afurika izabe umugabane buri wese yishimira, n'abo banyaburayi, n'Abanyamerika n'abandi baze kuri uno mugabane hari icyo baje kureba. Turabashimiye, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Yego, kandi natwe turabashimiye, mukomeze guhorana Imana n'amafaranga. Wowe rero wari uduteze amatwi cyangwa se wari udukurikiye, uduhe ibitekerezo, icyo ubona twakosora, icyo ubona twashyiramo imbaraga kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho mu buryo mwishimiye kandi mukunze. Africa ibifurije umwaka mushya muhire. Murakoze cyane. Ntabwo ugisi